mbere na mbere dushimire Rwanda Premier League yemeye gushyira imikino ku isaha imwe. Murabizi ko byahindutse cyane. Rwanda Premier League barabyemeje ejo ko imikino izabera isaha imwe. Ariko usibye Rayon na APR bari guhangana muri iyi course au titre, abantu bose bari impliqué muri iyo course au titre nta kintu cyo kubanenga cyangwa se kubabaza. Ni amakipe ashaka igikombe, akora manevre zose zishoboka ngo atware igikombe. Gutwara title ni ikintu gikomeye. Ahantu hambere hakabaye hari pressure, hari ugutuma nibura utwaye igikombe abakimerita kandi nukibuze yemera koko agitwawe binyuze mu buryo. Inshingano ikomeye n'umukoro ukomeye muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, mu bunyamabanga ndetse no mu makomisiyo, cyane cyane komisiyo ishinzwe imisifurire. Twagiye tubona designation kuko course au titre ntabwo itangiye ubu, ndumva gukubana ku nota rimwe bimaze igihe, shaka bimaze nk'imikino ine ikurikirana iberi cyane. Twagiye tubona mu by'ukuri designation z'abasifuzi ziri dubitative. Why? There is no way ufata umukino uzi ko Rayon Sport ihanganye na APR ku gikombe Axel, ugafata umukino ukomeye uzi ko udesida champion, ugafata uwo mukino ukaha umusifuzi utavugwaho rumwe cyangwa se utari mpuzamahanga, kandi dufite abasifuzi b'abaseniores b'abasiniya ushobora guha match nibura yakwibeshya ukavuga ngo naka muntu baminimije amayere. Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa scenario gusa icyama kipa asaba ko kitagoye kukibaha ko cyoroshye, mwabahaye ibyo babasaba ko bitagoye ko ari inshingano zanyu, mwafasha abasifuzi bemerwa ku mpande zombi nk'abasifuzi b'inyangamugayo ko arabo dufite, mukabaha matches zikomeye. Biba bisa gute iyo ufashe umukino reba nk'iyi pressure iri ku mukino w'Ibugesera wa Rayon Sport? Rayon Sport nitakaza amanota iza bitakaje umwanya wa mbere, ikwiye kutakaza, nibyo birashoboka ko yawutakaza, ikwiye kutakaza bitanyuze mu basifuzi. Ntazigara kango nono Bisaba iki kugira ngo uyu mukino mu musifuzi mpuzamahanga kandi utavugwaho affiliation kuri equipe iyo ariyo yose ko hari abahari. Harigani reka turenga poste Rigani yakoze mu kanya tuyifashe nka case study. Byatangiye guhwiswa ko uyu mukino w'Ibugesera ushobora guhabwa umusifuzi utari mpuzamahanga nk'uko n'uwi Rubavu wa Etensero aho umusifuzi utari mpuzamahanga, kandi abasifuzi mpuzamahanga bahawe imikino mito idafite igisobanuro gikomeye. Siko byagenze umukino w'i Rubavu wa Rayon Sport na Etensero, ntituvuga amazina ariko wahawe umusifuzi utari mpuzamahanga nari nkuriho, si byose umusifuzi utaraba uwa FIFA. So Rugaju, tufate case study ya Rugaju kuri inquiry cyangwa se kuri inquiétude yagize amaze kumenya amakuru nyine bihwihwiswa ko abasifuzi bashobora guhabwa uyu mukino batari mpuzamahanga. Yavuze ngo hari igitekerezo natanga ubu ko dufite abasifuzi mpuzamahanga bazwi kandi beza, bazwiho ubunyangamugayo, mwabahaye izi match eshatu za nyuma, match za Rayon na APR, ko umusifuzi mpuzamahanga kwizigira yego abafite nawe kariyeri yo kurinda yo muri FIFA. Biragoye ko umusifuzi mpuzamahanga ukomeye usanzwe uhabwa imikino ikomeye muri FIFA no muri CAF yafata risk yo gukora amakosa akomeye ku mukino wa Bugesera na Rayon, akibuza finale ya Champions League ya CAF, nicyo bivuze, akibuza demi finale ya Champions League ya CAF, akibuza finale ya Confederations Cup. Ibyo bihumbi $2 bitatazahabwa mu Rwanda nta wabi, kuko ubu ngubu Lorenzo nkunganira ubu abasifuzi mpuzamahanga bose match basifuye ubu FIFA na CAF bashyizeho itegeko ko bagomba gutanga izo video match ziri televiziyo, urumva bagomba gutanga izo video kugira ngo imyitwarire yabo bazanazihereho bakora ranking, kuko basigaye bakora ranking y'abasifuzi, banabaha match bakurikije uko bitwaye. Yego, nicyo komokuzaga abasifuzi batatu umusesenguzi Rugaju ya propose na propose batatu, yavuze reka buzure batanu, yavuzemo batatu ubwo turongeraho abandi ni babe batanu. Yavuze ngo Rurisa Patience n'umusifuzi FIFA accredited. Yego, rwose sindumva equipe imwinubira pe akora amakosa nk'abandi bose, human errors,
ariko ntabwo ajya afata risike. Hari ikintu twita human error, gukora ikosa ry'amaso ya muntu, ariko hari gufata risike uvuga ngo homboka akaba kabe hano niyo wampagarika umwaka. Izo risike ntabwo Lloris yazifata. N'umusifuzi ukomeye. Lloris Patience Fidele yabonye badge ya FIFA muri 2023. Hari bitaravuzwe neza kuri derby yahuje APR na Rayon, makosa atandukanye, ariko ishimwe Jean Claude Cucuri aracyafite reputation nziza ku makipe n'umwe mu basifuzi bamaze imyaka myinshi bafite badge ya FIFA nyuma yaho Salma asezereye, kuko ishimwe Jean Claude Cucuri afite badge ya FIFA kuva muri 2015. Rugaju yongereyeho Twagira Umukiza Abdul Karim ni FIFA nubwo nje wa 2012 na gatatu maze igihe niwe umaze igihe ubone nyuma ya Salma niwe wakurikiraga nawe 2013. hari okay, ntabwo navuga ko avugwaho rumwe, ariko nibura nawe afite reputation yo kurinda cyane. Ukongeraho ba Samuel Uwikunda Samuel ndetse Celeste hari ubwo yasezeye, ukongeraho na Celeste n'abasifuzi batanu. Mugiye kubona mu kanya ejo muzabona bombe mubone yahawe umusifuzi wumvishe bwa mbere match ariyo na Bugesera. Turi muri kurso niyo mpamvu n'abantu kuri za YouTube ni kubibona hirya no hino ubutumwa abantu bari kutubaza designation ntayihari. Abasifuzi ntago baramenyekana, aba bashinzwe ubwo wenda babirimo ntago tubizi, ariko dukurikije ibyo twabonye kuri jone ziheruka Ferwafa gupanga abasifuzi batari mpuzamahanga kuri match zikomeye zideside igikombe, kandi ntabwo ari ibi bintu bidakwiriye kudusaraza. Birakwiye kudusaraza. Oya ntibikwiriye kudusaraza kuko niho radezi. Oya designation ziheruka twabonye ntago twabonye. Impamvu mvuga ngo ntibikwiriye kudusaraza, nk'uko basanze koko hari sprint y'igikombe cya shampiyona, bagahitamo ko imikino izajya ibera isaha imwe. Barongera ngo hirindwe ibyo bibazo bindi byose byo kuvuga ngo twakinnye mbere bo bakina nyuma baduteze ibi bigenda bityo. Ni nako tudakagure guterwa impungenge na designation zagakwiriye kuba ziri intact, zivugwaho rumwe, abasifuzi mpuzamahanga kuri badge bambaye bagahabwa imikino. Uvuga ngo match za Rayon Sport na APR Football Club guhera ku munsi wa 28 wa shampiyona kugera ku wa 30, abasifuzi mpuzamahanga mu kibuga hagati no ku mpande zombi, kandi nabo babandi batagaragaweho amakosa aremereye cyane muri iyi season. Umukobwa yitwa Juliette, wa mukobwa wanyanizaniye yego Akimana uruhande rumwe urundi Karangwa Juste. Ejo ku yindi match uruhande rumwe Karangwa Juste kandi ku rundi ruhande ejo hakaza Didier. Ariko nanone ntabwo twatwara gutyo mpuzamahanga na mpuzamahanga harimo abatavugwaho rumwe. Ni mpuzamahanga ibintu bitandukanye. Ingingo ya mbere twarebaga mpuzamahanga abafite ibyahomba bigatuma wenda hari uburyo akora professional, reputation nziza, afite reputation nziza, kandi Ferwafa nabikore kuko ni match Ferwafa nabikore si ku makipe ashaka igikombe cya shampiyona gusa, no mu makipe arwana no kuguma mu cyiciro cya mbere naho bakeneye abasifuzi mpuzamahanga. Erega ntabwo icyo cy'abasifuzi ufite mpuzamahanga mu Rwanda. Nk'iyi match ya Bugesera na Rayon. Bugesera iri muri kuruse yo kuguma mu cyiciro cya mbere. Ni match iri kuri Bugesera. Rayon irashaka igikombe, ni match deside igikombe cya shampiyona. Yego. None mbwira umuntu wakwicara agapanga musifuzi utarasifura match mpuzamahanga n'imwe, utarambara badge ya FIFA. Uwo musifuzi hari temptations, hari bigeragezo byamugera imbere akavuga ngo wenda nahindura na kariyeri nkajya kwicuruza n'inkweto mu mujyi. Urumva mbonye igishoro nakwicuruza n'inkweto mu mujyi. Ngarega ngiye ubundi ibingibi sibyo binantunze. Abajya bisibyo bintunze. Usibyo bintunze. Kubera ko adafite ibyahomba rero atanabyo bimutunze. Uzi ko ejo bunashaka kwisanga. Umusifuzi ko ashobora kwisanga agiye gusifura igikombe cy'isi cy'amakrebe muri Leta Zunze za Amerika. Ntabwo yafatiye risk. Ejo twabonye Samuel umusifuzi wa kane kuri match ya Mamelodi na Arahiri. Kutekereza ko uri ya Mauritania ya Beida mwavugaga niwe ruri hagati. None utekereza ko yawe prime ingana gute? Iyo prime wahinganya utuntu twano mu Rwanda tw'amafaranga make yo muri champion. No.
icyo kintu ferwa gifate seriye impamvu tukivuze nuko match ziheruka n'ubundi muri kurso titre bagiye badesinya abasifuzi batavugwaho rumwe. Ubwo rero ibindi marabyumva neza cyane tuzakomeza kubisesengura kuko ku munsi w'ejo nibwo hari match day nibwo hazaba imikino nabyo tuzabisesengura ahubwo mu nkundire fixtures se twaziviriyeho rimwe kuro tujye kuri fixtures tuzirangize none tujye ku bihembo ku bihembo bya Rwanda Premier League bigomba gutangwa tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Ibihembo mu kanya gato cyane rwose ababishinzwe baraza kuba bagira gute baraza kuba fixtures nomanye nazigezeho match ya Kiyovu mu kanya ku isa 9 kuri Kigali Pere na Rutsiro turajya no kwireba match raba rwose abayovu bajye kora match nta kibazo ibintu bimeze neza. Rutsiro iracyari nayo muri relegation battle agusesengura Amagaju na Mukura Derby y'Amajyepfo Amagaju ari muri relegation battle yarwana no mu cyiciro cya mbere. Marine na Musanze derby yo kumanuka cyangwa kutamanuka nayo irakomeye cyane hano itsindwa birabikomeye cyane match bakwiye kuyu musifuzi mpuzamahanga cyane match irabera Rubavu Bugesera na Rayon Sport ejo gonageze ejo guhera kuri match y'Amagaju yego Bugesera na Rayon isa 9 kuri stade y'Akarere ka Bugesera APRFC na Gorira isa 9 zuzuye kuri stade Kigali Pere. Hanyuma Gasogi izakina saa 12 na Muhazi. Gasogi yashyize saa 12 kubera ko match ya PRI muri amasaha. Yego. Ku cyumweru polisi izakira Vision saa 9 zuzuye kuwa mbere nibwo tuzasoza journée ya 28 AS Kigali yakire Tensel. Tutaramenye neza niba uyu mukino uzaba kuko AS Kigali yahagaritse imyitozo uzi impamvu uzaba ngo baba propose kubaha ibihumbi 450 kuri buri mukinnyi byizi match 3 buri match 5 ni nk'ibiraka nyine avuga ati iyi match ni 5 indi ni 5 indi ni 5 premier gutsinda cyangwa ni oya no gukina na amafaranga yo gukina byibura bakine kugira ngo bajye mu kibuga gusa 150 inama yarabaye abageni barabyemera. Ejo Rwanda Premier League yakoze ikiganiro n'itangazamakuru isobanura uburyo iyi mikino itatu rwose izajya ibera amasaha hamwe ariko noneho ikindi cyagombaga gutangarizwamo ni category zigomba kuzahembwa tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu birumvikana ni nyuma y'iminsi 5 champion ishojwe muri Kigali Convention Center. Hanyuma ibyiciro bizahembwa ni best player of the season nari nabahaye igitekerezo ngo tugerageze gutekereza twabigiramo twihuta nka batatu wese ataye nka batatu best umukinnyi player of the season abakinnyi beza ba saison mvuzemo nka batatu uwa mbere navugamo Foronganye nimero ya mbere nabanje nimero 1 Foronganye muri saison nimero 2 Nije na Clement nimero 3 Sheikh Jibril Watara abo bakinnyi batatu nibo banje ariko uza on top akaba ari Foronganye. Wowe abakinnyi batatu beza nashyiramo kapiteni wa Rayon Sport Muhire Kevin kuko afite assist nyinshi. Undi mukinnyi nashyiramo Ruboneka nawe yize season nziza mu by'ukuri. Hanyuma na Umar Aba w'ikipe Bugesera top scorer kugeza ubu ngubu. Wowe Rugango Foronganye arimo urebye imikino yamaze adakina kandi agakomeza kuyobora kugeza amagingo aya nkafata undi mwana nashyiramo n'Indera nashyiramo nibyo rutazamu wa Bugesera nawe Omar Aba il a bien travaillé quand même urebye uburyo afashe equipe ya Bugesera arindimuka akabana bari mu bare guhatana kuri uburyo afashe equipe ya Bugesera kugwa mu cyiciro cya mbere nabarimo undi nashyiramo ninde nashyiramo nashyiramo ariko turaza kumushyiramo wenda mu bazamu nashyiramo Ishimwe Pierre. Hanyuma ngiye bazamu bagerageje batatu ngiye nashyiraho Muhire Keve nashyiraho Umar Aba nashyiraho na Sheikh Jibril Watara. Hanyuma coach of the season aha rero birakomeye cyane kuko abatoza barirukanwe abatoza niburi 10 barirukanwe batangiye saison ariko n'abataritangiye harimo abatoje imikino myinshi fatika twareba nk'abagize impact igaragara mu by'ukuri. Nafata mbere na mbere umutoza urimo gutoza equipe ya Kiyovu uyu munsi yitwa Yego Malik Wade
namushyiramo kuko urebye rani kiyovu ikoze mu mikino nka 15 iheruka ne impressiona ukazanamo umutoza ikipe ya PRFC quand même ekipa isize iri ku mwanya wa kabiri nkazanamo undi nindese y'abatoza banjye batatu umuntu bita Robertinho nge agomba kujyamo na Robertinho yanange mushyizemo niwe watoje Leon Malik Wade Robertinho na Darkonovic. Okay, nge ni Afam Lotfi kuri nge murikije imikino yakoze hakazamo umutoza Rwaka Claude nyuma yo gufata Rayon Sport mu by'ukuri yagaragaje ko nawe ari umutoza imikino itatu banaga atoje ingahe Rwaka atoje imikino myinshi Rwaka yatoje match ya mbere ya championnat yatoje yari match ya Muhazi kuswara imikino mike ni Muhazi urumva ingoma ahitajya i Rubavu hari yatoje Kigali mbere ko agira Rubavu yari cyari gikombe cy'amahoro match ya polisi cyari gikombe cy'amahoro yatoje match ya polisi oya tuvuge muri champion ko ni mini champion Rwanda Premier League yatoje match ya Muhazi atoza match ya Etincelle ahita yakira nde nyuma ya Etincelle yese yakira Rutsiro no yatsinze Rutsiro nibyo yatsinze Kigali yatsinze Rutsiro Kigali match 3 sizo match 3 ntese babadugira ngo batoje ingahe ubwo ndashyira muri Rotifina Rwaka na Gatera Musa abo batatu banje ngewe nafata kocha Wade ngafata kocha Shaban wa AS Kigali wakoreye muri Ruzagayura akagerageza ikipe kabiri ikaba iri imbere ngafata na Darkonovic Robertinho na Mashami nge nakiramo twagiye nyanyine ya mbere irimo rwose Mashami arimo cyane ati nyanyine ya mbere top scorer kwizigira ndago top scorer uzagera hano n'uzaba watsinda uri mu diplomate ntago bizagora twagiye ku muzamu ajya wize political science ndakwemeye twikomereza best goalkeeper of the season abazamu beza ba saison ni Mario abanje ariko influence bagiye kuvuga abanje ugiye tuvuga bawe imuranye influence nubundi bavuga umwe wa saison muzamu wa Mukura nubundi yagize saison nziza atsinda n'amakufra yitwa Sebwato Nicolas yamukura nubwo yagize saison mbi n'ubwo ku mwanya wa 7 ariko not bad ya myanya isanzwe ariko by'umwihariko ni kapiteni wa Mukura yagize saison nziza mu by'ukuri kongera ishimwe Pierre Camio agize agarutse avuye ku ntebe abasimbura mwana wanyuze mu bihe bikomeye muri saison agarutse mu kibuga agumisha APR muri course au titre ishimwe Pierre Mario ubwo nuwo wamukura mvuze undi n'umuzamu wa Kiyovu nawe bakoreye muri condition Rwanda Jimmy Jihad nawe vraiment agize match nziza nyinshi rebye nama ko Kiyovu gitsinze match zengana zo polisi itsinze mpamvu ze Mashami gaseka Kiyovu match itsinze zengana zo polisi itsinze muri saison match 10 zo match 10 rero Jihad vraiment zikoze magazi gakomeye babonye amanota 3 nabo rebye ngiye ariko mu bantu minizi nashyiramo kadimi ndamuso ubutumwa afande CDS aradukurikiye atwohereje ubutumwa agira ati comrade kwizigira and group ndabasuhuje nyemera nshimire ubusesenguzi bwanyu ariko nk'umuntu mpinyuze abo basifuzi mpuzamahanga muvuze muri abo muvuze uwiyemereye ko yigeze kuzanira ekipe koca yayisifurira ubu ninde hari umusifuzi mpuzamahanga ngo yigeze kwiyemerera ko fande komenya umuceri leta tugiye umuceri mwinshi muri abo muvuze hari uwiyemereye ko yigeze kuzanira ekipe muri abo mpuzamahanga yego none uwo yayisifurira b muvuzemo wasifuye akanga igitego cya polisi ngo nticyagezemo cyangwa ntiyakibonye ananirwa no kureba ko uwo mupira wanakubise ku kaboko warwanaga no gukuramo uwo mupira wavuga ni Celeste ko ni wasifuye match ya polisi n'imi gitego kitavugwaho rumwe yariyo na polisi yego cya gitego kitavuzwaho rumwe atemeye wa mupira wa Diane yarwanye nawe yego football is a fair game amarangamutima iyo ushatse kuba objective wirinda amarangamutima cyangwa ukiheza ngo utayagaragaza ntambukiriza iki gitekerezo rakaze cyane se match nituze abasifuzi mpuzamahanga wenda twarebe nibyo navuze ariko biruzuzanya nyine na bimwe navuze no mu basifuzi mpuzamahanga bose harimo batavugwaho rumwe niba hari igitego yanze kigaragara ko Kirovias niba hari uwagize ibyo atangaza hanze y'ikibuga niba hari umusifuzi hari amafoto ye hanze yambaye jezi ya ekipe akunda
pete turavuga ko ari icyo yamufashije ibyo byose Bigomba byakarebweho kurebwaho. niyo hasigara batatu ari bo beza Yego. akaribwo bahabwa izi mace yego zo guhatanira igikombe ndumva ari igitekerezo cyuzanye n'ibyacu cyiza rwose ego twari tugeze kuri tugeze ku bazamu tuvuga ko Kadime Ndiaye yakajemo kuko umurabye kasa clean sheet igeze gukora clean sheet 8 nubwo wenda nyuma yaho yaje guhagarikwa ariko nawe mu banominizi yakajemo urumva yego ku gitego ahubwo igitego cya sezo igitego ni Baka rwose igitego yatsinze Mukura asimbuye muri bya bitego bine bya shoti rikomeye cyane cyane gikurikirana n'icya Clement aho ngaho ibyo bitego bibiri bya bitego byiza abantu bashakira ahandi ibitego byiza ibitego byiza cyane niyo kategori ya nyuma niyo kategori ya nyuma ubwo ahandi ni ugutora abakinnyi 11 beza best level aho ngaho ubundi muri babandi twagiye tuvuga banigiye na Clement n'abandi mwabuze cyane kubana natwe